Chérie. Thank you. Chérie. Mwah. Ibyatubayeho Mwah. tugomba kubyibagirwa tugakomezanya ubuzima bwo kuri isi. Njyewe sinzigera nguhemukira. Mvugana na mama wawe na papa wawe, nanjye nakwetse mama wanjye, bashiki banjye, kuko papa yitabye Imana ntawe uhari. Yaza kuba ahari yari kukweka sobukwe. Sinzongera kuguhemukira, nawe ntuzongere kumpemukira. Nta gushyira ngo umwe afate ishuka, mfate ishuka yanjye nawe ufate iyawe, turadufatanya ishuka imwe. Sawa. Ndakubabariye nk'ibyo wigeze ukora rwose, ndabikubabariye Chérie. Bakunzi bamu azi yo ciyazi niki nirike riri mu biki Iyi ngiyi Ese wamusomeje ibintu muri kunywa ni ibiki? urabona abantu iyo bari mu rukundo, ibyo wanywa byose biba biryoshye, nubwo yaba ari bombo yo ku gati mukagera gute. Ariko Chérie, urabona umunsi twamaze kubyarana, ufashe umwana wanjye uvuga utyo esa se noneho yemeye kubyara naguhemba akantu ndi gushaka sibyo, nshaka kugira ngo nyine itandukaniro ritandukanye ishyiramo itandukaniro ritandukanye n'iby'abandi bafana bawe nyine batuze. Ubu tugiye kuba umugore n'umugabo. Mbere numvaga natabyarira Nzovu, ariko mva ko nyine icyo gese namukunda. Kubera icyo wumva gutamubyarira iki nyine ndagukunda, nanjye ndagukunda, ngukunda mbikuye ku mutima wanjye wose. Umutima ubahe hagiye umutima ngiye ngukunda rwa rukundo rutari rw'uburyarya. nta buryarya burimo, nta ngo umutima ubahe umutima, kandi umutima wanjye uzatera mu wawe, uwawe nanjye utere mu wanjye, kuko nawe uzaza uba wicaye uzaza amenya aho uri nanjye umenya aho ndi. nibyo rega burya abantu iyo bakundanye reka ntangire mbaha ikaze rero mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa shonge nk'uko mubimenyereye. Kuri mikoro banyita Theo 7 Pro, turi kumwe rero n'inshuti zacu cyangwa se na ba nyir'urugo hano. Bamwita Nzovu bakamwita na Esther. Umeze neza no munsi mufite akamwenyu kadasanzwe, turishimye. azi yo ciyazi niki nirike riri mu biki Iyi ngiyi ese wamusomeje ibintu muri kunywa ni ibiki? urabona abantu iyo bari mu rukundo, ibyo wanywa byose biba biryoshye, nubwo yaba ari bombo yo ku gati mukagera gute. Ariko Chérie, urabona umunsi twamaze kubyarana, ufashe umwana wanjye uvuga utyo esa se noneho yemeye kubyara naguhemba rwose. Nzovu, gira utuntu akajambo keza ubwira Esther uyu munsi, ko ndabona akamwenyu ufite ntabwo ari akubusa. Chérie, ndagukunda, nanjye ndagukunda, ngukunda mbikuye ku mutima wanjye wose. Umutima ubahe hagiye umutima ngiye ngukunda rwa rukundo rutari rw'uburyarya. nta buryarya burimo, nta ngo umutima ubahe umutima, kandi umutima wanjye uzatera mu wawe, uwawe nanjye utere mu wanjye, kuko nawe uzaza uba wicaye uzaza amenya aho uri nanjye umenya aho ndi. nibyo rega burya abantu iyo bakundanye, bakundana baragira, hari ukuntu baba batekererezanya. ako Nzovu mba numva ibyo bintu muvuga ari ugufera ku mutima wawe ngo uzaterera mu wawe, ese umutima wanjye uzava rega burya reka nkubwira umunyamakuru we, abantu iyo bakundana kuko bagakundana rwa rukundo nta buryarya nta bubeshya undi, byanze bikunze umutima wacu bari umwe. umutima wanjye aba ari umwe se ubukurimo uba ari umwe, gutima gwanje guterera mu gwawe sha. numva se sha. ariko Esther
nshaka gukora akantu k'ikimenyetso kigaragaza ko nibura uyu munsi wa none sibyo hari ikintu uri gukonfirima n'abafana bawe cyangwa se n'abafana banyu bavuga ati Esther noneho ntagasanzwe mu minsi tumaraze tumureba uyu munsi abaye igitangaza rwose hano cyo kuza wenda n'abafana urukumva wenda natangiye nyine Nzovu namukunda urukumva ariko nayimubwiza ko kuri icyo gihe nkamubwira ati rero ukuntu tugiye kubana turi nk'umugore n'umugabo Nzovu arabyemera ariko nyuma mama we turaganira arambwira ati mwana wanjye gukina gutya ihangana umfatira umwana wanjye neza Nzovu nawe nari ubuzima arimo nawe buri hanze butamworoheye ntago kijya muri handi yajya ntago kijyamo Nzovu nawe ati ninkutakaza noneho ndahita mpfa neza ariko ubu ngubu ndi kumva ndi ready akantu ndi gushaka sibyo nshaka kugira ngo nyine itandukaniro ritandukanye ishyira mu itandukaniro ritandukanye n'iby'abandi bafana bawe nyine batuzi ubu tugiye kuba umugore n'umugabo mbere numvaga natabyarira Nzovu uri kumva ko nyine icyo gihe sinamukunda kubera icyo wumva gutamubyarira iki nyine kubera icyo wumva gutamubyarira kandi nabonaga ari danje Nzovu yabonaga ameze gutya ariko aho bigeze ni ukuri n'abanyarwandakazi ndabasabye imbabazi Nzovu I love you chérie ariko sha urukundo noneho ruraha ruranisha ari n'ukuri kw'Imana noneho rwanjemo pe rwanjemo n'ukuri noneho pe cyane ari Nzovu umeze neza erega burya icyambere impamvu abisobanura imbere nabaga njagaraye n'ubundi ngenda Sodoma n'ubwenda natahaga kare kagwita isi Nzovu nindamuka mubereye umugore nkagira gute akongera agasubiramo muri ya Sodoma yiwe akagira gute ariko muri iyi minsi narabigabanyije kandi koko akabona ko amafaranga yapfusha ubusa akagira gute yarambwiti erega ufite n'amafaranga wakwita no ku bana bawe ibiki n'ibiki akabona ndimo kubikora ubwo Esther nibwo yambwiye ati shiri wanjye sinzongera kukubabaza ubu tugiye kuba umwe ubu mubera umugore nanjye umbera umugabo mbese dufatanye ubuzima bwo kuri iyi si paka igihe umwe azaba avuye mu mubiri rwose ako nta kintu kigutera uko biyibonye se iki kigutera ubwoba kuri Esther y'umurebye cyangwa kintera ubwoba ngewe rero nko muri iyi minsi nta kintu kintera ubwoba kuko Esther ntabwo azi ibintu byo kwangwa ararwana ibiki n'ibiki rwose kandi agerageza kungira inama kuva yava no mu rugo ubu muri minsi amaze iminsi avuga iti koko mama wawe ntakifuze nimba ari n'ibyo bitanu ufite yava mu rugo iwabo nagiye kwa mukecuru i Nyanza mwagiye kwa mukecuru se cyagiye byarangiye mugiye twagiye noneho arambwira iti mukecuru wawe ntakabura amata kuko aranarwaye yaravunitse uzaza ufata 5,000 nanjye mba mfite n'amafaranga nanjye kilo 5 tumwereza 10 kuko uriya ni umubyeyi wacu ariko Nzovu tutararenga wenda ko ntabwo ninjiriye cyane mukecuru ariko hari abantu nagiye mbona bashyira ku mbuga nkoranyambaga video bavuga ngo ni ya mama wawe niye ni umuntu wagiye kumukoresha kuko icyo gihe iyo video ukuntu imeze nari nagiye gusura mukecuru icyo gihe nari najyanye n'abana Esther we twari tutarana abana ubwo ngubwo umunyamakuru arampamagara ngo mbese ureko ngushaka ngo dukore ikiganiro ngenda mubwiye nti nagiye gusura mukecuru no kuzana abana kuko bari bamaze iminsi bari kwa mukecuru umunyamakuru aravuga iti ngiye mfite imodokari reka ndangira iwanyu aho i Nyanza inzi umunyamakuru yaraje ahita narankoresha akoresha na mukecuru ubwo ko afite imodoka ahita anatuzana n'i Kigali hamwe n'abana ko mukecuru wawe nabonye se hari ibintu agaragaza bimeze nk'aho ari agahinda nyine urumva mukecuru mbese buriya iyo wirukanka
nko mu ndaya ntacyo ugeraho. Umukecuru icyo gihe afite agahinda akavuga iti umwana wanjye nibura yakagombye kuba afite n'ako gasambu akazamenya aho asazira, ariko ubu ngubu ntanze afite ntaki. Ariko mbimwizeze nakurikirana iki kiganiro, ubu kuva nabana na Esther ndabika, ndi mu masosiyete, ndi mu mina rwose. Umukecuru mwizeze yuko ikibanza kirahenda, ariko mwizeye ko nubwo cyaba ikibanza cya 3,000,000 mu nkengero z'umujyi wa Kigali rwose umukecuru nahumure ngiye kukigura kandi bifatanyije na Esther. Iyo urebye Nzovu sibyo n'ibyo abantu bakubwira bakakubwira ngo wowe kwa kundi urabizi ko mbere wajya kuvuga ngo n'umusaza n'ibiki nyine ukumva nyine ntabwo wisanzuye. Uyu munsi ni iki cyakumaza ubwoba? Ni iki cyagutera ubwoba uyu munsi ukabaho? Aka kanya njye Nzovu ni mpamvu rwose nangaga umushyire icyizere ngo tubane. Nzovu yari wa muntu yarahararaga, uri kumva yakunda umukobwa agahita guharara ati niwe ngiye kwita nigira umugore. Yaguhisemo nk'umugore? Oya, Nzovu ni Pamela. Wowe kandi yari yaraguhisemo akavuga ngo uyu ni umugore wanjye. Ni nkuko yambwiraga ati ngiye gufata undi. Rero nareba kuvuga ngo ndakunda Nzovu cyangwa dukundane nkabona wapi ntabwo byava. Niki cyahinduye kugira ngo? Ariko ikintu nyine cyahinduye cyane ariko nuko nagiye nka mama we tukaganira. Mbona Nzovu warahindutse biri seri. Noneho mbona Nzovu ahantu mama Imana yarambwiye Imana numvaga ndakaranyishe nanjye ubwanjye kuvuga ni Nzovu akorera amafaranga menshi. Ntabwo Nzovu yakaba yirukanga ku mamoto atega amamoto yakaba mufite amafaranga menshi. Ariko iki abagore nanjye nkazambona aracyajagaraye, nanjye agahura nanjye njagaraye, twese tukajagarara. Ariko aka kanya kwa kurumvugana na mama we na mushiki we Nzovu tugiye kuba. Ni iki wumva ugiye guhindura? None se ni iki wumva ugiye guhindura mu bintu wakoraga kuri Nzovu kuba byabangamira Nzovu cyangwa se byatuma mwebwe mutumvikana? Dore ikintu natamukoreraga umupfumbata cyangwa se ugiye kujya umupfumbata. Ako kantu ntabwo uri kukumva neza. Ndakamushimira koko kandi koko ku mugani wawe ibyo bintu ntabwo yabinkoreraga. Hagati yanjye nawe hajyagamo hafi nka metero, cyangwa ugasanga umuntu afite yeshuka nanjye afite yanjye kandi nitwa ngo turabana turaryama ku buriri bumwe. Bya bintu ntabwo byanshimishaga, ariko kuva anyemereye yuko agiye kuzampfumbata tugiye kugira gute guhuza urwuya rwose ndabigushimiye. Bravo. Kandi Imana iyi couple kandi harantu Nzovu nanjye hagiye nicaraga nk'abatari kwese ku mungani wenda Nzovu nzana yaje avuga ndi umugore we, ariko nkavuga ati sinkukunda ateko ngo ngire umusitari, ariko nkumva nyine gukunda Nzovu ntago bibamo. Abantu benshi bagiye kubakurega ngo ntabwo ujya gushaka ngo kuba bumva muri fieri ya Nzovu ngo no kumusoma ntabwo ujya ubundi fieri noneho wamusoma umunsi umwe hari umunsi ni bya bindi twajyaga tubona uruse nabwo naramusomaga ariko ntabwo wamusoma narabikoraga kandi barabonaga ngo uri kubikata. Oya narabikoraga. Noneho umunsi umwe sinzi kuno nicaye ndarenda ugatese ku mungana ubuzima nari nimbo hano hanze aha utari bunyoroheye, nuko Imana kuva namenyana na Nzovu nubwa mbere muzima bwanjye nifashe inote y'ibihumbi 100 nkayabara ukayibarira wowe nabaho mu buzima. Nukuvuga ngo Nzovu ni umugabo wa kandi ni na brand iguhesha Mana nuko namuboneho umugisha, uri kumva. Noneho nicaye nkaza ndeba nkatese ku mungana abasore barebare bibogari bamarira iki. Iyo wumvise uretse mbaza akabazo Nzovu iyo wumvise brand ushatse wumva ari nkiki? Brand wumva ko mbese ni nkuko Esther avuga iti Nzovu naraje anjyana muri iki kibuga nabwo bwa mbere nafashe ibihumbi 100 ndabibara. Mbese ubwo kuri njye ndi brand wa Esther. Brand ubusobanuro bwayo ndumva ari wa muntu wafata w'icyitegererezo. Brand ni umuntu wafatiraho icyitegererezo. Esther wagukosora brand ngera byanshatse ntabwo nabishobora.
bo Esther kimwe twari tugeze ku kintu kimwe ugiye guhindura twumve icya kabiri nibura nk'ibintu bitatu ngo tugeze ku tugiye gukora ikindi cya kabiri n'icya gatatu ibindi bintu nyine wumva ugiye guhindura bishobora gutuma uvuga ngo ugiye guturisha Nzovu uko byagenda kose bayabuye anatanya no gutuza ikindi nyine tuzaduhuza n'urwuya mbere ntabwo rwose mbere nyine kugandukira umugabo ngiye kuzamugandukira mbere ntabwo namugaruka niki ababyumva barabizi mu kinyarwanda kirambuye kugandukira umugabo mu buriri mbere yabaga yakubita rwose n'icyumweru ataranyegera ataranankoraho cyane pe akaza kamenda henda nkati barunkure izo njaba ndakwinginze ariko ubu ngubu numva meze neza nawe uriteguye mu kanya gato ya nimugenda cyane ubwo urasetse nyandasetse ndumva umutima wanjye rwose uri mu gitereko noneho Nzovu mwana reka icyo koza Nzovu ndagira amafuti pe nawe agira amafuti ariko ni ari umuntu ugira umutima mwiza na Nzovu abamo aya Nzovu ariko abantu benshi bari bavuze ngo umutima ngo ugiye guturika hari n'umuntu umerutse kubona yandika ahantu aravuga ngo igihe cy'urupfu rwa Nzovu kiregereje ngo kubera ko yagukunze ibyo bintu warabibonye ni amagambo y'abantu ni amagambo inose nayo kumwica gute abo ni nk'aba bandi birirwa bavuga ngo isangu yaje ngo akurikiranye amafaranga ngo agize ati ngo namara kuyarya ashaka kugenda bariya ni ukubeshya nta mafaranga mfite Esther yaza akurikiranye icya mbere turakodesha nta nzu dufite nta gipangu ngo wenda Esther ngo arakijyana abo bavuga ibyo rero ariko Nzovu mu bagore mwigeze muhura cyangwa se mu bantu mwigeze muhuza umubiri baguhangayikishije nibura batatu babiri bampangayikishije babiri umuntu wampangayikishije nkumva angeza aha no umumama umudamu wakoraga uburaya ahantu bita mu Gashyekero bita Mama Queen uriya twicaga turwana ko ni umuntu ufite imbaraga wasangaga hano ari inzara hose muri hose ari inzara akanyiba amafaranga ubwo iyo yansangaga mu kabari yaricaga akavuga ati mumpe inzoga Nzovu arishyura njyewe iyo yansangaga nko mu kabari numvaga umutima wenda kumvaho n'ubari yagiye kugororwa aho bita Mageragere niho hari yakubise abadamu babiri bamwe abapfura imisatsi mbese uwo muntu yarampangayikishije. Ni iki cyaguteye ubwoba kuri Esther mu rukundo rwawe nawe? Usibye nyuma yagezeho arikosora icyo gihe nyine muri gihe atari yarikosora ni iki wumva kiguteye ubwoba kinaguhangayikishije? Kumpangayikisha ni ukuvuga ngo ari kwibaza kugira ngo uryamane n'umuntu mu buriri ntakwegere ntimupfumbatane ntimugire mute wanamuvugisha wamuhamagara ari mu buriri kandi twegeranye gutya ntanyitabe byaraguhangayikisha? Nawe byaguhangayikisha. Oya njyewe wapi kubera iki ibyo byaguhangayikisha Nzovu ku buryo ibyo uvuga ni ibiki ku buryo umuntu mwamuri kumwe mwitwa ngo umwe ni umugabo wundi undi ni umugore wundi ugahamagara umuntu uti kanaka ngo ashikida kanaka ashikida oya njye ntabwo byamuhangayikisha ureka akaryama nanjye nkaryama yitwa ngo ni umugore wawe nawe uri umugabo wiwe we narege urasi nabaga numva buriya nabaga numva yarigena Nzovu rata yamamagaraga kiragendwa ya masinezete na gipijya byari nese we niki cyaguhangayikishije kuri Nzovu? Kuri cyamangayikishije nyine Nzovu yabaga afite agahararo agahita avuga ati nzishakira undi mugore wumvaga azamushaka Nzovu yamushaka nta mikino ajya ukababazwa nuko azamushaka kandi wowe utagaragaza yuko mukora iki nyine yakubwiraga ngo umusome giye kubatama kana Nzovu uyu mugore wawe koko niba mwasubiranye ni musomane mbibone basa gusomana ni paka abantu bigiye kigaragaza ko abantu bakundana buretse twavuze se ko ibintu byahindutse noneho sigara fiyariye ngaho bikore turebe kimwe mu bintu Nzovu akunda bya mbere
nzovu ukunda gusoma ese erega burya nzovu ni kwamira nose kare ejo nakoze ikiganiro yasomanye nande uzi impamvu se burya umuntu iyo mukundana koko nta kuryarya naki gusoma nta kibazo nose uraje mwamusomanye mukundana uriya se ntabwo ibyo gusomana rero ntabwo umwanya wabo nyine wowe nyine ikimenyetso sibyo nta ikimenyetso nuko mukunda ntabwo gusomana mane ntabwo aribyo byerekana ko ukundana n'umuntu biri sebi mbese uriya mugore ejo umusoma wari uri kumukunda uriya ntabwo namukundaga kandi nzovu kimwe mu bintu ukunda nzovu ntabwo ukunda umugore wawe ntuzabona n'ubundi ko mwasomana oya ntabwo ibyo ari urukundo biri sebi gusomana nabwo ashaka kugusoma afite bwa buryarya ntaba agukunda sibyo ntabwo gusomana nicyo cyerekana ko umuntu mukundana mane ntabwo ejo hari abo yasomye hari abo yasomye icyo umuntu akunda nicyo umuha nzovu se akunda gusomana nzovu ntabwo bikunda nzovu ukunda gusomana ntabwo nshaya wapi ntabwo bikunda oya gusomana nta wa munyamakuru ndakubwiye ashobora no kugusoma ari uburyarya katagukunda cyeka wenda no gusomana ariko ndabizi yuko bikunda ngewe se mbona ubishaka ko Esther yawe oya ntabwo mani gusomana ntabwo biba bigezweho kuva bitamurimo hariho abantu badakunda gusoma wese urabikunda ariko ngewe ukamaye ntabwo urabikunda abejo wasomanye na bose wowe urajya kuri nuza kuri kamera ugasomana n'abandi bagore ariko ibi ngibi turimo ni hagati yanjye nawe kubyerekeye urukundo gushyigikira urukundo uravuze ngo ibyo nakoreraga nzovu ubu ndahindutse sinzongera kumubabaza tubigaragaze abigaragaze gute njye ntabwo ndi kumva uko ashaka kubigaragaza ntabwo n'ukuri ndi kubyumva tuganire ibindi n'ubundi yuda yasomye yesu ibyo bamukoreye murabizi hari igihe n'ubundi ese ashobora no kunsoma ariko kugambanira yes of course nabyo ni byumvikana nawe sijya nkumenya oya ariko nose abo ejo yasomanye nabo bari barakundana birabireke turi mu byacu turi mu rukundo rwacu ngo tubyihorere ntabwo bitugere dukomeze ariko nzovu reka nkubwire kera mukubitaga sitori uri kumva kutari kubyikiriza neza ndabyikirije ntabwo kandi nari kubibona byikirize neza ntikirije ariko kandi nari kubibona ko uri kubyikiriza ubishaka ahubwo asubira mu byo wari umbwiye neza ubwo namenye avuze ngo kera ngo reka ngukubita agasitori rwose kambwira uri ndende kukumva ndi leti kera hari umunsi njye na murumuna wanjye uri kumva uri kumva nzovu ndabyumva reka nawe ndi kubwira mbese ushaka ko yumva ese ndi intuza amatwi yanjye arafunga noneho murumuna wanjye uteruye ni igiki ni igipope isitori yamunaniye kuyivuga reka twite oya nyine urumva noneho murumuna wanjye ndamubwira ati rero songa ubugari njye nasongaga ubugari murumuna wanjye agateka imboga noneho murumuna wanjye hari ukuntu nafashe aragenda amera nk'umuntu ugiye mu nzu arakingura urugi asa nk'urukubita nk'umuntu wagiye mu cyumba aragaruka nanjye ubwo nafashe ubugari nkora mu isosi ye umva abizi abana bavukana ukuntu bazirana gukora mu kintu cy'undi utakimubwiye yankubise umwuko wo mu mugongo udasetse ubwo ibyo ni ibintu bibabaje ngo uko ntasetse abuze umuntu ugukubita umwuko mu mugongo ubwo z'umugongo ni nawe uciye ubwo kuko ngo uko ntasetse ubwo ibyo nibyo byansetse ahubwo mise mbabara ariko reka nkubaze nzovu ahantu ngo wakundaga gukura ibiceri imbehe wayubitse kubika imbehe urabizi nayubitse gute ngo ntabwo uzongera ngo bakwirukanye ku kazi kwa Siraje ibyo ntabwo mbizi oya tunamureke two kumutindaho wenda nta nubwo turi bumutindeho ariko ni ibintu bigaragara kuko ni ibintu byagaragaye twabibonesheje n'amaso kandi ibintu byagaragaye ntabwo tuba tugomba no kubihisha Siraje nta kintu mpfa nawe nzagenda musaba imbabazi kuko nigeze no kurwara arandwaza yarambwiye ngo yigeze nako yarabituvuze mu kiganiro nari narwaye tifoide na ba bagore bose yajyagamo nta n'uwigeze uza no kumureba umuntu waje kundeba icyo gihe
ndwaye ni mama Sandrine yanzaniye imbuto kuko icyo gihe nanywaga amazi nkarya n'imbuto nibyo bintu byari bintunze rero Imana manimba kazaza kumuhesha umuti oya igisiraje rwose nzagenda musaba imbabazi ntabwo ariko ngo imbe yaruba yaragize gute oya ntabwo imbeho wayubatse none se uriya mujinya wavuye he wo kugira ngo wena yakamuve mu kiganiro gutya mwikubita mugenda biriya oya byo two kubyinjiramo cyane oya bikatire oya nyine ubwo hari impamvu nashatse kuvugira imbere ya kamera hari impamvu yenda yatumye tuva mu kiganiro saba ngo mbivugire imbere y'iyi kamera none se bo amakuru ahari nuko muri iyi minsi twarimo twumva uretse ko wenda yabigendeyemo umugore we ngo yagiye hanyuma wowe uko wamuhamagaye ngo mu gitondo uramubwira ngo umugore wanjye ngiye kumwirukana none uwawe ntiwamwirukanye muracyari ubwo reka mugusubize icyo gihe n'ubundi n'icyagiye nk'ibyo Esther yagusobanuye icyo gihe ntabwo twumvikanaga ni mu cyagihe umwe ategeraga undi icyo gihe numvaga rero mfite agahinda iryo jambo narivuze ariko nyuma yaho gatoya twebwe turashwana tukongera tukiyunga tukongera tugasubirana urugo rwacu rugakomeza ukuvuga ngo washutse yaka mushuka gutese waramuhamagaye mu gitondo reka ujye uvuga umva warangije yakamwana ariko reka mbwa umunyamakuru reka nkubwire yakamwana afite imyaka 40 nawe arabyivugira yakasu umuntu washuka ajya kumenya iyo televiziyo ninjoro nimba ari na ninjoro nimba ari no kumanywa simbizi ntabwo nari ndi kumwe nawe ibyo bapfaga na Dusabe ntabyo nzi rero umugabo n'umugore ni nkuko Esther tujya umva reka nawe Dusabe ne akamwana bajya kumenyana nta muntu umwe wari uhari nanjye Esther tujya kumenyana nta muntu wari uhari ubwo rero bo bafite icyo bapfa hagati ya Yakamwana na Dusabe kuko nge Yakamwana yarambwiye ati Nzovu bura ngo kumena televiziyo ni umujinya nagakwiriye kumena Dusabe ariko sinshaka ko kujya imageragere amena televiziyo yiguriye ndumva iyo ya mbere ni mu diaspora wari wayimuhaye ariko ahita yigura indi ya kabiri kugira ngo yereke abantu yuko nawe ashoboye rero yarongera arayimena ariko nanone ibyo bintu ntabwo twabishimira Yakamwana njye ntabwo nka Esther nk'urugero dufite televiziyo kandi tuzanayigura ntabwo ngewe natango Esther nimba hari ibyo tudahuje ngo mpite mfata televiziyo iguze nk'ibihumbi 200 ngo nyimene buriya televiziyo nanko kundi bavuga ngo umuntu akena afite itungo rikamugoboka ngiye mfite televiziyo ukwezi kwa Nyirimazu kukagera nkaba ntayo mfite televiziyo nayifata nkayigurisha nkishyura inzu y'abandi kugira ngo umuntu akomeze agiraho arambika umusaya ariko zikurara kubunza karago hanze udafite aho numvise ejo bundi Dusabe numvise avuga ngo ni wowe wahamagaye ngo umugabo we mu gitondo namubwira ngo umugore wawe ngo wamwirukanye ngo byarangiye ngo nawe ngo Nzovu ngo nani ngo Yaka nawe ahita avuga ngo nanjye wanjye ngiye kumwirukana ngo ahita atara umujinya Dusabe baravuga ati ibintu byose umugore yarabimenya umugabo yarabimenya uwo mujinya bari bawumanye iminsi kuko hari ngo yamaze nk'iminsi n'ingaye adataha mu rugo kandi biriya bintu kuba uri umugabo ukara mu gasozi bibabaza umugore abuze kugira ngo umugore abe yamaze guteka ategereze umugabo ko ataha umugore akarya ibiryo bya wenyine kandi nanone umugore akajya mu buriri wenyine azi ko umugabo ari butahe ariko icyo gihe umugore adasinzira avuga iti umugabo ari hehe baba yagiye Sodoma bakaba bamukubise cyangwa bakaba bamufunze ariko hari umuntu mperutse kubona yandika kandi nanone ikindi kintu nanone cyababaje Yakamwana reka byose nzaye mbikubwira Dusabe ngo yabeshye Yakamwana ko amutwitiye kandi ndani ntayo bira bintu birababaza icyambere Yakamwana n'imfubyi nta mama wagira nta papa wagira nibura Yakamwana yavuga ati nibura Dusabe nambyarira
zambonye wa muryango nzaba nimvuze igihe nzamvuye mu mubiri nzaba bazavuga iti uriya mwana nuwa none dusabe ntabwo mutwite ni amakosa kugira ngo umugore akubeshye ngo aratwite kandi ndani ntayo. Ni ikibazo Nzovu turimo tugenda tugana ku musozo sibyo akantu kamwe ngiye kukubaza sibyo urukundo ruri hano ntugashyira ko nanjye ntabwo mba nashyizeho uzareka ntabwo wakeye ariko ni ukuri kw'Imana siko mutumye nibagirwa ibyo nari ngiye kubabaza Sheri. Thank you Sheri. Ibyatubayeho tugomba kubyibagirwa tugakomezanya ubuzima bwo kuri isi. Njyewe sinzigera nguhemukira, mvugana na mama wawe na papa wawe, nanjye nakwetse mama wanjye bashiki banjye kuko papa yitabye Imana ntawe uhari, yaza kuba hari yari kukweka sobukwe. Sinzongera kuguhemukira, nawe ntuzongere kumpemukira. Nta gushyira ngo umwe afate ishuka, mfate ishuka yanjye nawe ufate iyawe, tuba dufatanya ishuka imwe. Ndakubabariye nk'ibyo wigeze ukora rwose ndabikubabariye Sheri. Bakunzi ba Mudasobwa Show ndetse n'abakunzi ba Nzovu ndetse na Esther, reka tubashimire ku bw'akanya kanyu mwaduhaye. Imana ibaha umugisha, mukore subscribe ndetse na share. Sawa kandi nanone sinangiza, Imana ikomeze izamure YouTube channel Mudasobwa Show. Icyo dushaka abakunzi ba Nzovu n'abakunzi ba Esther nawe muri iyi minsi afite abakunzi rwose, nimba mudukunda mushaka no gushyigikira urugo rwacu, mubanze mushyigikire Mudasobwa Show. Icyo Mudasobwa Show abasaba ni abasaba share na comment, mutibagiye gukanda kuri yanzogera. Kandi twebwe ntabwo turi Imana, turi abantu, aho twafuditse muzabyanike twikosore. Okay, murakoze.